turasenga. Witwa? Turasenga. Natwe ariko nduzi. Yego. Twabashimiye cyane, inyigisho yanyu ni nziza cyane. Ariko mwakoze kugira ngo umuse n'abahasubira gatoya bijyanye na transsexualisme niba nabyumvise neza twemye cyangwa transsexualisme byarateye cyane ubungubu birakomeye ndetse ubungubu navuga yuko byitondeye ndetse cyane utabyitondeye byagukoraho. Hari umuvandimwe w'umuntu dukorana ishuri yigagamo ry'inyamahanga ariko riri mu Rwanda yigeze kubwira umukobwa w'umudesibiyeni aravuga ngo shi baramureze byari bigiye kumukoraho kumwirukana abatari babizi bamenyeshe ko bitemewe bavuga dey tuzagira uwo bikoraho dey asaba imbabazi nyine baramuha. Ariko nuba kujya shuri ari rya shitani. Shitani niko ikora. Izana amafaranga ikadushuka tukagira ngo naterambere naho ni shitani. Bavuga yuko bakwiye kwihanganirwa bakakirwa uko bari kuko ngo nabo nyine atari bo bigira batyo ngo niko Imana yabaremye. Batayemera. Niko baremye kwa niba batanayemera ariko bagahite ko ariko by nature niko bameze. Ni nk'uko umuntu yasanga nyine ari umuhungu cyangwa ugasanga ari umukobwa. Muri sanse yabo bavuga ko ari nk'ikindi gitsina nyine nabo bafite habaye nk'igitsina bitatu akaba ari igitsina cya gatatu nyine gacyo cyagombye kwakira. Ntabwo ese kuki biboneka mu bakire gusa amfite mu murengwe hari ikibazo de tendance buriya ugiye mu mateka y'abantu bose uko bakurusha gusanga ku rugero runuru ababyeyi benshi bariho baranyuze muri transition ya homosexualité. Mu ishuri mwigagamo abari bamwe za interina bibaho ntabwo ubuzima bw'igitsina burarerwa iyo utabureze ushaka kuzambuka ushaka ntabwo byoroshye. Ikibazo ariko gikomeye si iki kibazo gikomeye nuko birimo amafaranga menshi ku buryo umuntu abyihangishaho ngo yirire kuri ayo mafaranga ntabwo tugakomeza tuvuga ngo turi kubahiriza umuntu nawe yirire mu rusinga. Ni ikibazo gikomeye. Ejo bundi hari umwana wo mu rugo wagiye muri Israel muri ibya kafe nihereza abantu mu guhemba bahemba umwana wo muri Philippine waje agaragaza umusore agaragaza ko ari umugore ati igira icyizere mu muhembe n'ibintu by'amafaranga menshi cyane ku buryo ubuzima bw'igitsina burarerwa. Ukurikije intege nke za muntu n'ubusandare bwe byazarangiza no gushinga urwo bitakibaye. Nese nta bantu ingo zananiye tuburireho rero tuzisenya. Ubu se abazirimo bivuga ko byikora ni effort quotidien ni ukwirera no kurerana kwemera kuko ntacyo ugeraho utavunitse. Iyo rero bisandaje gusa umuntu ajya muri moindre effort bikarangira yeye nta kibazo ashatse kwiteza. Ntabwo rero kuvuga ngo mwitonde ahubwo dufite ikibazo nyine twarateye se kibera duteye hari ibintu byo kwihangisha hari amahoteli Kigali aho afite uduhungu turegeje amapantaro ngo duteje abazungu bo kutujyana ba homosexuel. Amafaranga menshi ibibazo bikomeye n'umufaranga ntabwo ari ikibazo cy'uko umuntu ariko aremwe ashobora kuba quelque tendance
ariko na tendance nazo barazinega none barazigorora bakazireba kuki aba heterosexuel batarakitifu bose kuba heterosexuel kuki bitavuga ko umuntu agomba byanze kunze gusa byamana n'abana kuki umwe homosexuel yumva ko afite obligation kubyamana n'abahomosexuel niba umwe heterosexuel donc heterosexuel no usanzwe umugabo ukunda umugore cyangwa umugore ukunda umugabo ariko kubandi umwe heterosexuel ni bamwe ndaje kubyamana na bose kuki umwe homosexuel yumva ko afite uburenganzira kuki watavuga ati ndi mfite izi tendance ariko ngiye kugira continence cyangwa twari muragaruka ku icyo kintu cy'isi ya none ntabwo ngengarutse hano iwacu East Africa hari ikintu abayobozi mbona bahataniye babigeza itegeko cya polisi dufata urugero nko mu gihugu cya Tanzania na Kenya ngira ko batemeje ubwo rero nkabaza aho bavuga ko umugabo ko yashaka abagore babiri cyangwa arenzeho igihe abifitiye ubushobozi bwo kubatunga nuko amakuru nasomye babaza urubuga niba ari umukatorika cyangwa ari umupasiteri agaragaza ko mu isezerano rya kera yari yemeye atanga urugero kuri ba Yakobo kandi bari bafite amasezerano n'Imana Abrahamu noneho nibaza nti ese kiliziya we no mu Rwanda ho ntibirageraho aho bifata ite ese yemera ko umugabo yasezerana n'abo bagore bombi ko yakoreta ese iryo tegeko ese niba ibyemeza twebwe tugira nko gusezerana bishya ry'uko umugabo asigasana akiyunga umugore umwe twarakarabira aho rero byanteye confusion Bibiliya twayifata gute niba mu isezerano rya kera polygamy yemewe kandi ikavuga ko abo bita abavandimwe bacu nibwo bakora bati abakozi b'Imana bari bafite amasezerano byarababayeho kandi mu Rwanda ikabyemera aho mwabisobanura icyo umuntu yavuga ni uko n'ibyo koko muri Ancien Testament bigaragara ko abantu benshi Salomon rero yagize benshi yagize 700 n'isharike byari bisanzwe nta kibazo ntacyo byari bisanzwe muri isezerano rishya Yesu yagaragaje ko icyariho mu ntangiriro ari umugabo umwe n'umugore tugikomera kandi tugikomera kuba leta itora amategeko ntabwo yadutegeka ngo tuje gushaka izakwemerera gushaka ariko ntizagutegeka gushaka icyo kiliziya ishinzwe ni ukumurikira umutimanama w'abantu ikabereka ukuri utakwemeye ntabwo wamuzira ariko ntabwo azagaruka avuga ngo leta yatanze uburenganzira ngo dongo kandi njye ntabwo naguhaye kiliziya ntabwo izatanga uburenganzira izakomeza itanga urumuri imbwira abantu iti ibi ngibi nibyo nyigisho yo kuva mu ntangiriro ariko leta nayo kubera kujera abantu bayo ishobora kubyemeza iti urabona muri Tanzania harimo abayisilamu wabazirika kuri monogami gute Tanzania Zanzibar majorite n'abasilamu ntabwo rero Tanzania yabaho idafite ukuntu iri kubana nabo leta zo ziba zishaka cohabitation pacifique z'abaturage kiliziya yo imurikira conscience z'abantu tubiye no Burundi rugero imurikira conscience z'abantu kugira ngo abantu bakomeze bajye mu murongo w'Imana ariko Imana dusenga ntabwo ariyo Imana leta isenga kuko leta yo itishishikaje n'imibereho n'imibanire ku isi ni nk'uko batanze mu Rwanda itegeko rirebana na voto ingingo tutabashinja ibyaha ariko tubamurikira
mu buryo bw'ubafasha dara logique dara miséricorde pastorale nk'uko papa abyigisha. Yego Gahunda specifique Tanzania byabaye kuri perezida Magufuli Magufuli. yego abiporogaramu abanza umurongo w'abana bakobwa makuye mu Burayi. Iyi tendance tugaragara muri efekitifu z'ibihugu nkuko mu Rwanda bari bavuga ati abagore bageze kuri 62% abagore 38% kubera ko urugero. Ese bivuga ko ari ubwinshi bw'abagore bakari bahinda n'abantu. Icyo kirimo kugira ngo bishobora kubura kugira ngo n'abantu babona oya umunyapolitike burya imvugo ye ni politike. Ntugashake gushaka etike mu munyapolitike washaka imvugo politike imuhesha n'amajwi. Machiavelli igitabo yanditse cyitwa Le Prince avuga ko politics is about getting power and keeping it. Ni kugera ku butegetsi ukanabugumana kandi la fin justifie les moyens. Ubwo rero iyo bibaye ngombwa azana amaboko kanyuzo abantu bakagira ngo nibyo ariko bayishakira amajwi. Muri politiki imvugo ya politiki mu Rwanda nuko sinzi ko tubivangavanga turi kubona nyine isi ya none isi ya none mu myaka 50 ishize ababyeyi bacu bavuga isi ya none nyine bigaragara ko evolution ikomeza. Rero hari umwene data muvandimwe biherutse kuba turi kuganira ashinjwa ko asengera muri ADPR n'inzoga nanjye aravuga ati wakabonye nibura ubu aricyo cyankora gusa kubera yuko abona isi ya none muri ADPR hari ibindi yagezeho birenze ku inzoga. Ntagire nkareba muri isi ya none nicyo kizitubwira kuri ibi ngibi bitubwira ngo homosexualité tukatangira kwibona nk'ibintu bikomeye aka kanya bitangira kutwereka ko kiriya twabonaga cya polygamy nibura ari heterosexualité tangira kubona byo nibe nabyo tukabona yuko nibura umugabo ufite umugore akaza kumutuma akajya hirya atabaye homosexuel nibe nabyo. Hanyuma tugatangira kwibaza tutese dans 50 ziri imbere ko na Kiliziya ugenda ubona hari ibintu ugenda yanga gukomakoma nkuko rutubwira ati icyo Kiliziya ikora no kubahura umuntu kumurikira kandi mwene muntu uko abayeho abaho apanga imbere hazaza mu nguni zose z'ubuzima. Ese nkatwe abakristu tugomba guhagarara mu uyu mwanya ko hari igihe tuzageraho tukabona ko uburyo Kiliziya turera n'uburyo idufasha hari ibyo tubona ko byanga byakunda tubona ko nibe nabyo. Ubwo gendera ku ngero zimwe na zimwe mu minsi yashize wasanga padiri kugira ngo asezeranye umugabo n'umugore umwe atwite umugore atwite byari ikibazo ariko uyu munsi akavuga ati ari ikibazo twabasezeranye. Tukabona ko kuko evolution igenda ibaho hari ibyo tugenda tubona ko bicika amazi mu myaka iri imbere bakazavuga ngo nibe nabyo nta kibazo mwabasezeranye. Ese twe duhagarariye muri Hezamu ko Kiliziya yo bizasenyuka Nyagasani ariko ntibuje ko abayirimo bazasenyuka bagatiza mu bahagaze. birebana n'ibi byo Kiliziya bigenda byevura bigira bite. Hari imyumvire ya Kiliziya bagiye bakora nk'aho ishinzwe gutegeka abantu rwose n'umukristo nta mategeko ntabagomba kubaho kubera ko amategeko amuremerera. Icyo tugomba gutanga ni urumuri rwa conscience kugira ngo ukurikire Imana kuko ushaka kugana heza ubuzima bw'iteka. Kirabujijwe iki kirazira iki kirazira ibyo ni ibintu rwose bitari. Ikiri cyo no gufasha umuntu kujya ku buzima bw'iteka noneho ukamuha urumuri akeneye. Ibi rero ntabwo tuzavuga ngo niba niki homosexualité n'ibi bya transgenre si byangira ko biriho byangira ko byahindutse ideology na polygamy nzangira ko izahinduka ideology ariko niba umuntu avuga ati jewe uko nteye burano uko
nuko ndi kubona ibintu nabuze uko bigenza, zamwakira muganirize aho duhuriza mu rumuri nashoboye kubona mufashe. Ikibazo niyo bihindukira ugasanga ko derrière harimo umugambi mubi wo kwerimina Imana n'amategeko y'Imana, mbese wo kwerimina le Dieu judéo-chrétien n'ibizingiti byayo. Ibyo rero urabibona, niyo mpamvu ibintu byinshi biri kugenda mu ideology. Nayo bya polygamy yo ni politiki ishobora kumara imyaka ntabwo rubizi. Iyo umugore n'umugabo bari gusezerana, padiri aravuga ngo icyo Imana yafatanyije ntihakagire igitandukanye. Ariko kugeza kuri uyu munota tuzi ko ari urukiko rwa kiliziya rwemerewe gutandukanya abashakanye. Ntacyo muraza kumbwira. Hanyuma bakatubwira ko ngo hari ingingo bagiye bareba bashobora kugenderaho kugira ngo babe batanya abashakanye. Ariko noneho icyo nibaza cya mbere, niba Imana ari ishakira umugabo umugore, kandi icyo Imana yafatanyije ntawe ugomba kugitandukanya, kuko izo ngingo bazishatse kugira ngo zigenderwe. Ikindi nongera kwibaza cyane n'ikibazo cyane, kuki abantu bitwa ngo bifite aribo bajya muri urwo rukiko, rwa rubanda rwo hasi ruciye bugufi ntibazi ko n'urwo rukiko rubaho. Binagaragara ko n'ibyo bintu byabaye, ngenda bivuga ko nk'awacu byabayeho muri paruwasi yacu. Hari umuntu nyine waciye mu rukiko baradivorusa arongera arasezerana, kandi abakristo tuzi yuko ikibazo ni ukuri gukoresha terminology itarizo. Ntacyo muraza kunkosorera. Tuzi yuko ngo nyine ikibanza cyagiye ntaho gitandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo ibyo byabayeho biba skandali kuri ba bakristo bitwa ngo duciye bugufi, kubera ko bahita batangira no gutekereza kuki abakire babibakorera abaciye bugufi kuki bidakorwa. Akire saba bigatuma nibaza ntabwo yaba ari faiblesse y'abayobozi kiliziya, ntabwo yaba faiblesse y'abayobozi niyo navuga. Ese mwe mubibona gute cyangwa se mwabisobanura? nyine terminology ukoresha sisi. Kiliziya icyo yemera séparation des corps na invalidation du mariage. Nta divorce wa mu kiliziya, niba muri leta gusa. Ni ukuvuga séparation des corps iyo hari danger de mort hagati y'abashakanye, umwe ashobora kwica undi ariko ko yashobora kumutera icyuma. Kiliziya yemera ko habaho mu buryo butandukanye bubaka ubukwe n'ubukwe, bategereje ko iyo danger iva mu nzira bakongera bakabana. Séparation des corps. Ikindi yemera ni uko ushobora kugaragaza mariage yabaye habuzemo elements zituma mariage bavalide. Tuvuge ushobora gushakana n'umuntu w'umudebile. Debile ikibazo cya liberite ni ngombwa. Ushobora gushinga urugo sous pression y'imiryango ikakuburira gushaka umugabo cyangwa umugore, icyo gihe haba habuzemo liberite. Iyo nta freedom nta mariage. Cyangwa hakaba harimo ikinyoma kubirebana n'ingingo zikomeye z'urugo, kuko umuntu afite abana cyangwa afite undi mugore, iyo ni sibyo. Cyangwa se akaba yarushizeho kondisha ati tuzabana ari ukubyabahungu, arushaho kondisiyo kuzabyara abahungu, wabyara umukobwa kubona birakomeye. Icyo gihe izo ngingo nizo bafata bakagaragaza ko mariage mu by'ukuri kuko ari ibuzi by'ingenzi itabana ntayabana. Badeklara rero nullité du mariage. Nullité du mariage. Yaremye mu ishusho ryayo, imubwenge n'ubwigenge, nzahora nyishimira, nzahora
nzanyishimira ese ni gute nashimira Imana yanyiremeye ese ni gute nashimira Imana indindiye ubuzima ese ni gute nashimira Imana zayikorera nyamamaze yishimira iyo neza. Amen.